banjye bantu banjye muraho neza, Masahindiro ubasuhuza. Uyu munsi tugiye kuganira kuri AI mu burezi, ubumenyi buri mwarimu wese akwiye kugira. Reka dutangire. Uyu munsi tugiye kongera kwibukiranya uburyo Artificial Intelligence icyo ari cyo, uko ikora ndetse n'uburyo yafasha abarimu mu burezi. Ubundi se Artificial Intelligence turibukiranya ko ari iki? Turibukiranya ko Artificial Intelligence ari ubwenge bwo gukorana, ariko tukabisanisha na Field Education. Ni ikoranabuhanga buri mwarimu akwiye kumenya kuko rihindura isi y'uburezi. Reka dukomeze turebe AI ni iki. AI ni ubushobozi imashini cyangwa se porogaramu zigira bwo gukora nk'abantu, gutekereza, gufata ibyemezo ndetse no gusubiza cyane cyane ibibazo. Ingero twafata wenda nka AI yitwa ChatGPT. ChatGPT ishobora gukoreshwa itegura amasomo, itegura ibibazo ndetse n'ibindi. Dufata urugero rwa kabiri, Google Translate. Google Translate ishobora gukoresha ihindura indimi. Urugero, dushobora gufata wenda Ikinyarwanda tukagenda kugihindura mu Cyongereza. Google Translate yabidufasha. Urugero rwa gatatu ni YouTube algorithms. Iyi ngiyi ni AI ikwereka ibyo ushaka. Uvuga ngo niba uri kuri YouTube ukunda kureba wenda ibiganiro bijyanye na politike, ubwo nujya kuri YouTube izahita ikuzanira ibiganiro bijyanye na politike. Niba wenda ukunda kureba ibiganiro bijyanye na siporo, icyo gihe izahita ikuzanira ibiganiro bijyanye na siporo. Turakomeza tureba ko AI ntikiri ibintu by'ahazaza, ahubwo AI iri hano kugira ngo igire uruhare rukomeye ku myigishirize. Reka dukomeze hasi turebe AI uko ikora. AI yiga ku bakuru menshi yihaye data. Nk'umunyeshuri uhorana ubushake bwo kwiga ku byo umuha, amagambo ndetse inyandiko, ibisubizo, ibyo byose ni ibintu yigira hamwe yarangiza igafata amakuru. Uvuga ngo ifata ibyemezo ishingiye ku byo yize, niyo mpamvu ishobora gutanga ibisubizo bifatika. Reka turebe impamvu buri mwarimu akwiye kumenya AI. Impamvu ya mbere, abanyeshuri barayikoresha, mwarimu nawe akwiye kumenya uko ayikoresha. Impamvu ya kabiri, ishobora kugufasha gutegura amasomo, gukora ibibazo ndetse no gusesengura amanota. Impamvu ya gatatu, ikurinda ibibazo byo kwikoresha nabi. Iyo ikoresha nabi nyine guhitara ibyo, ariko ikoresha neza irakuyobora rwose. Impamvu ya nyuma, ifasha kwigisha abanyeshuri ku giti cyabo hashingiwe ku bushobozi bwabo. Dukomeze uko wayikoresha ku myigishirize. Mu myigishirize rero dushaka gukoresha mu buryo butandukanye. Icya mbere, gutegura amasomo. Twafata urugero wenda kuri ChatGPT yagufasha gutegura isomo ndetse n'ibibazo. Impamvu ya kabiri, yagufasha gutegura ibizamini. Ushaka kuyibwira ubwoko bw'ibizamini ushaka ko igufasha gutegura, hanyuma wenda urugero ni ibizamini, ni amatesi n'amakwizi, hanyuma ikabigukora neza cyane. Ishobora kugufasha kugenzura ibisubizo. Ushobora gushyira ibisubizo muri AI tools ikagufasha kubisesengura. Hanyuma impamvu ya nyuma, yafasha abanyeshuri bafite intege nke. AI isobanura inshuro nyinshi ku buryo bworoshye. Reka turebe iyi inama twatanga rero. Ntukishingikize AI gusa, wayikoresha nk'igikoresho ariko ntisimbura uruhare rwa mwarimu. Sobanukirwa ibisubizo byayo mbere yo kubisangiza abanyeshuri. Kirazira gufata ibisubizo ukuye muri AI ugahita ubitanga, kuko rimwe na rimwe nayo ikora amakosa. Niyo mpamvu ugomba kubanza kugenzura ibisubizo iguhaye. Shishikariza abana kuyikoresha neza, aho kubashishikariza wenda gucomeka gusa ngo bamenye ibyayo kugira ngo bigendere. Kuvuga ngo iyo abanyeshuri bayikoresheje neza irabafasha, ariko iyo bayikoresheje mu buryo bw'ubunebwe ntabwo ari byiza. Reka dukomeze tugana ku mwanzuro. Reka turebe AI si yo gutinya, ahubwo ni igikoresho dukeneye gukorana nacyo. Tangira ukoreshe AI. Urugero twafata ni ChatGPT, Canva, Magic Write, hakazamo Google Journey ndetse n'izindi, uko twagenda tuzibona mu biganiro by'ahazaza cyangwa se bitaha. Niba wakunze video yacu rero, wakana subscribe iyi video kugira ngo ukomeze udukurikire ndetse ukomeze uzakurikirana video z'ubutaha. Bye bye.